dushingiye ku byo wavuganye natwe ukabikora, dushingiye ku burwayi wadukirije abana we, dushingiye ku nzara wagiye ugaburira bamwe muri twebwe, dushingiye ku bintu byinshi tuguhaye icyubahiro. Ngewe ubundi ibintu bincanze mba numva y'Imana yakoresheje umushumba ikamubwira ngo Imana izakubakira urugo, izaguhindurira amateka, izakugira umubyeyi. Mpita numva ijwi rimbwira ngo uko yari iri cyagiye n'ubu nikwiri kandi niko izahora iri iteka ryose. Nta muntu wanjanga kandi akubwiza ukuri. Nushaka ubahembwa miliyoni 100 nibikureba nta kintu cyanjanga we. Use mbibabwire gute? Aba mama barimo bakenyeye ibitenge n'umupira wanditseho ngo urunana. Twari babi dushonje, nta kintu dufite. Ndibuka ubwo twahererekanyaga igiceri cy'ijana kugira ngo wenda umwe abashe kubaho, sibyo? Dusengera ahantu hateye ubwoba, ingoma dukubita ingoma kandi tukaririmba tukuzura umwuka wera, umushumba gahanura tugataha. None barakubitamo ingoma imeze kuri ya, sinabasha ngewe guhagarara kuko nzahana Imana yagiye igira ite idukura. Ariko Yesu wenyine ni ushaka kunywera ikintu nkumva kirancanze we, nkumva ndacanganyukiye, nkumva nambaye ubwiza bw'Imana. Haleluya. Merutse kurwaza muzehe araremba ariko ni Imana ikiza kanseri. Nanjye nabihagarara. Reka mbabwire, iyi Mana niyo yonyine ushaka gukora ikintu kikagucanga. Nta muntu ngiye ankorera ikintu ngo numve kirancanze uko wabusa kose, uko wabambaye kose. Dore Kigali turarwana ngo dusebe, nta kintu cyancanga. Kuri wowe nta na kimwe, mwubwije ukuri. No kubari hanze, no kubari mu mabira akomeye, no kubahembwa amaziliyoni 100 nibikureba nta kintu cyancanga we. Use mbibabwire gute? Yesu niyo wenyine ushaka kunkorera ikintu nkarara nkanuye gutya ngo nacanganyukiwe. Kuko nawe nyabikora mu buryo butangaje we. Nta muntu wankorera ikintu ngo numve kirantangaje buriya ntawe. Dore ngira umugabo ahora nk'ibintu birenze, nkumva birarenze bitewe naho Imana yankuye. Kuri wowe wenda ntibirenze, ariko kuri ngi hajyanza nanga gift nkavuga ni ndumiwe. Umwana wanjye yarafashe telefone yanjye, ngiye kuvuga nanjye bwo nk'abakozi b'Imana, akuramo pochette. Ntabwo ari nziza cyane kuri wowe. Hindura amateka, ijambo ry'Imana rirarema. Umuririmbyi nafashe kurimba ku karirimbo. Ijambo rye rirarema, jambo ry'Imana rirarema. Nabwo wibeshe, ivuze irabikora. Ntago byavamo, ariko ndagenda mvuga utuntu duke sindi bubijyemo neza, ariko ndabizi ko umwuka wera ari umufasha wacu. Ijambo ry'Imana rirarema, ntago ari umuntu ngo ibeshye. Haleluya. Ntago ari umuntu ngo ibeshye. Iyo pastor ahagaze akavuga ibintu nkabona wenda abantu ntibabyumva neza, simbizi, abantu bose bagira ukuntu bumva ibintu, ariko ibintu abavuze haba hari ijambo ry'Imana rimuvugiyemo nawe akavuga. Ndabizi neza ko atari we, ngewe ndi umugabo wo kubihamya. Haleluya. Twararwaye Imana iradukiza, twabuze ibyo kurya Imana irabiduha, twambaye ubusa Imana iratwambika, yewe Imana yaduhaye ngo ubwo ninjye urimo kwivuga, ariko n'abandi bantu bose twari turi kumwe 2014 na 5 na 6 batabashije kuza hano tumeze nabi, ndabavugiye kuko ndabazi.
ahantu twari turi ndahazi, twicaye mu butayu za Masoro hatameze neza, atujyana za Samuduha dufite inzara nta matike. Reka mbabwire, umuntu wese uzahana agakurikira umushumba n'Imana ye, ujye ubikora wumva ujye ubikorana imbaraga, kuko uyu munsi wenda ntabwo urasubizwa, ariko ejo ndabizi neza ko uzasubizwa. Turi abagabo bo kubihamya, nshaka kurira ariko ntababaye, simbabaye pe. Mu bantu Yesu yagiriye neza uyu munsi ndimo kandi ntabwo binteye isoni zo kubivuga, kandi yabikoze nta hantu ho guhera. Imana yankoreye ibintu byiza, nta hantu ho guhera hari mbabwiza ukuri. Rero mujye muza mwumva uyu munsi wenda bitameze neza, nta tike. Ngewe umushumba ntwaraga ahantu nta tike mfite, wenda n'inzara ari nyinshi, ntambaye na neza, nambaye nabi, ariko nkamukurikira. Avuze akantu hano aravuga ngo ureba umuntu ugufitiye umumaro cyangwa ufite amakuru y'ubuzima bwawe umukurikire. Sinzi ahantu Imana yampaye ubwo bwenge bwo kumukurikira, nta nubwo nari muzi rwose. Twahuye mu buryo bw'igitangaza, mpita numva ijwi rimbwira ngo mukurikire, kandi kuva icyo gihe nzamukurikira mpaka umva, nzamukurikira. Nabibwiye Imana, kandi Imana n'ubundi abigusabye uzashoboze kumukurikira, kuko iyo Imana itaza kumukoresha, njya mbibwira n'umugabo wanjye, iyi Imana itaza kumukoresha simba nduwo ndi uyu munsi, ntago byari gukunda. Ibyo ndabivuga nshize amanga ko ntago byari gukunda. Rero umuntu umukurikira uyu munsi, ejo ukabyihorera, ukamukurikira mu kwa mbere, ukazagaruka mu kwezi kutaha, kandi wenda n'Imana nta kirakora, uri mu gihombo gikomeye, urimo kwikerereza. Kandi ibi bintu ndabivuga mbibwiwe n'umwuka wera w'Imana, kuko uri mu gihombo gikomeye, urikerereje gusubizwa. Yewe mushumba yabihamya, wenda nuriya mubyeyi uri hari arabizi, sinzi n'icyo icyo gihe twari turi kumwe. Ngewe ntangiye kumukurikira sinigeze nshyiramo pause, atari uko bimeze neza, atari uko mfite akazi, kandi n'akazi nari nkafite ahubwo ngeraho numva nta nicyo kamari, ndanakareka pe, narakaretse, kuko narebye 80 bampemba no gukurikira umushumba ufite amakuru y'ubuzima bwanjye, kuko Imana icyo gihe arambwiraga ati bizagenda gutya. Naba ngiye ku kazi nkumva mbuza amahoro. Haleluya. Reka mbabwire, nzamukurikira mpaka umwuka ushizemo, kandi narabyiyemeje, kandi mfite impamvu. Reka nze mbabwire impamvu. Ngewe twahuye ndi umukobwa muto cyane, ahamagaye uriya mwana numva ndongeye ndabyibutse, ameze nabi, ngewe meze nabi cyane, ari umuntu wandaritse ati ngwino tugende, ngenda numva ntanabishaka, ariko mpageze kubera ubuzima nari ndi mu bubi bene data. Iwacu hari umutara bari iwacu nyine, nanjye ndi Kigali murabyumva, ari hirya hino. Noneho ubukwe nari ngiye gukora bwari bumaze gupfa. Hari n'igihe ikintu uba wiringiye ujya kubona ukabona kiguciye hehe mu myanya y'intoki, nta ruhare wabigizemo. Kandi narasengaga, ariko bimwe biri aho ngaho ntakijijwe, ariko nsenga, kuko papa wanjye ari umukozi w'Imana. Ndavuga ni reka njye nsenga, ahari umutaragiye yumva nagiye kurepeta, ariko ntakijijwe. Umuntu umeze gutyo Imana nawe imufitiye umunsi we, nuko byari bimeze. Nkagenda nkarepeta kugira ngo dadi niyumva gusa nagiye kurepeta, kuko yari umuntu dukurikirana. N'ubu nkabikorera papa, nkizwa kubera papa, ariko umutima bitarimo. Ngewe rero njya ndirimba ivuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri nge. Haleluya. Iyo ndirimbo nibuka umunsi nahuraga na pasiteri, kuko uwo munsi niho ngewe nakirijwe, nahuraga n'abahanuzi bakampanurira mbere nkumva sinzi ibyo ari byo. Ubu harimo umuntu pasiteri ahanurira kumva ntazi ibyo ari byo. Ndagukumbuza kumva ibintu akubwira ibyo ari byo, kuko nge sinzibagirwa umunsi nakizwaga. Haleluya. Ubwo nahuraga nawe ndushye ndemerewe, akambwira ati urarushye uraremerewe, nkumva arimo aransetsa. Maze gupfusha ubukwe, nari na moto, nagiye gukora ubukwe ndi moto cyane, 2014, kubw'ubuzima nari mbayemo. Haleluya. Imana iramukoresha amicyerekezo cy'ubuzima bwanjye. Uwo munsi ampanurira ndavuga nti sinzakuva inyuma. Numvaga n'Imana ntayizi, nari ntamenye iyo ariyo, ariko ndavuga nti uyu mugabo umeze gutya nanjye nkabameze gutya. Twari babi pe,
twasaga nabi no kumukurikira nyine byari biteye isoni, ariko nanjye nakwireba nkumva nanjye ne izindi nkavuga ni kimwe kuri kimwe ndagukurikira uko nguko umeze nta kibazo, uzaguseka azaseka urumva, ariko ndavuga ntibyibuze ampaye amakuru y'ubuzima bwanjye nzagukurikira. Naramukurikiye byari 2014 mu mpera, ubwo nibwo n'ubukwe bwari bukimara gupfa, ndamukurikira amakuru y'ubuzima bwanjye. Haleluya. Ningera ku ijambo sintinda n'ugusoma nkasubira kwicara, ariko ndashima Imana yongeye kumpa umwanya wo kuvuga imirimo y'Imana. Ndumva nyishimye cyane kuko Imana ni kugirira neza, uzayihamye kuko hari ibintu Imana itagukorera warize. Ntago yaguha akazi kuko wize, ntiyaguha urugo kuko uri mwiza, ntiyakubakira inzu kuko ufite amafaranga, ntago byakunda. Ariko Imana ni gutera iteka ukabona hari ahantu hato yikwicaje, yuhagarara uyihamye. Kuko hari abantu bifuza kuba aho hantu wicaye kandi batabashije kuhicara. Rero ibintu Imana yankoreye, reka nongere ngirirwe umugisha wo kubivuga kuko ntago nari mbikwiriye. Haleluya, haleluya. Uyu munsi ndi ahantu ndatuye muri Nyarugenge mu murenge wa Kigali mu kagari ka Kigali, abahazi bahita Norvege. Haleluya. Ni heza, nta kibazo, ndatuye. Uwo ni Yesu, ni Yesu wabikoze. Iyo haciyeho umuntu uhetse umwana wenda n'ihene, ndavuga inturiya ninjye nikurana akabaye meze kandi koko. Haleluya. Nzirikane neza Imana mu buzima bwanjye, kandi ahantu bayigejeje gukora no ku buzima bwawe wakabaye ushimira kuko ntago byari bikwiriye. Hari ahandi hantu wakagombye kuba uri, nubitekereza neza urasanga ari ukuri. Ibyo rero bigutera ishema ryo kurambura amaboko kubwira Imana ngo warakoze, warakoze. Ndashima Imana yamuje n'umushumba. Reka mbabwire, amezi 2 yashira ntaraza, ariko ku mutima mba mpari mbabwije ukuri. Byakunda sinze kwa kana, ariko mba mpari mu buryo bw'umwuka, sinzareka kuhaba. Icyo gihe twarahuye rero arampanurira 2014 duhita twijira mu kwa mbere 2015, akajya ambwira ati reka mbabwire ibintu yambwiye, Imana izakubakira urugo rw'umugisha. Avuga ngo amina, ariko ku mutima nkumva ni inzozi. Ariko ndavuga nti nzagukurikira. Nakurikiye umugabo kugeza umunsi anyinjije mu rugo rw'umugisha, anyinjije mu rugo rw'umugisha, kuko njye ari amasengesho sinari kubasha kuyisengera. Reka n'Imana sinzi niba ari kumbwira ngo nzakubakira urugo rw'umugisha ngo ibikore, ariko naramukurikiye arinda nyinjiza mu rugo rw'umugisha. Maze imyaka 8 mu rugo, sibyo byahise byihuta cyane, byahise byihuta. Hari abantu Yesu atinda wa mugani, atinda kuza gutabara, bakaba bisigara inyuma nk'aba bakobwa 5 bandi ntibatwara amatabaza, abandi baraho bagitegereje. Ariko bawihanganye gatoya, uko ngewe yanzaho wenda mu minsi, nawe yakuzaho mu kwezi, nawe yakuzaho mu mwaka, ariko twese nitwicara mu bisubizo byacu tuzaba tumeze kimwe, tuzaba tumeze kimwe. Uwatinze n'utaratinze uzagenda ushake ubyare, wenda uzabyara imyaka 30, narabyariye 25, ariko nawe uzaba uri umubyeyi kandi uzaba wishimiye iyo neza y'Imana. Haleluya. Mbona Imana nyinjizayo, sinzibagirwa umunsi ambwira ngo uzakora ubukwe. Nakoreye ubukwe hano kwituze garden, arambwira ngo abantu bazabura ahantu baparika, bagiye guparika hanze. Ngiye byamfashe umwanya njya gusohoka ndi umugeni, mbona abantu ituze garden hose huzuye, mbona batonze n'umurongo hanze gutya. Ndavuga intu ni Yesu. Ubwo sibyo ko mfite papa wanjye akaba ari pasiteri, yari kubinkorera? Ntago yari kubikora. Iyo aba ari kubikora papa yari kubikora umunsi ubukwe bupfa, agahita akora ubundi express. Nta mubyeyi wagukorera ibyo, nta mu boss kuri iyi si wakunezeza. Imana inyuba yajya ngambwira ngo urugo rw'umugisha, nkumva ni inzozi. Numvaga ibyo bintu byose ntari bubivuge, ariko mbivuze kubera Imana, kubera Imana, kubera Imana. Ibyo bintu byabaye muri iyo myaka 8, mba numva byarabaye ejo hashize. Nabonye gukora kw'Imana, n'ejo narakubonye. Nzakomeza nkubone kuko sinzigera mva kuri Yesu, ntago bizakunda ko namuva. Haleluya. Numvaga urugo rw'umugisha nk'abese urugo rw'umugisha n'urugo rumeze gute, nkumva afite inzozi zo kubona urugo rw'umugisha. Nkagerageza no kureba iz'abandi, nkumva ibivugirwamo, nkavuga ndura n'urw'umugisha nubwo bimeze kuriye. Sinarinze urugo rw'umugisha, ariko Imana yaragiye mu rugo, sibyo? Yaragiye mu rugo. Satani nawe ubiyumve kuko ntushobora no gukora, ntago byakunda.
Satani yaragerageje ngo ashake gukoraho yabuze aho yinjirira, asanga ahantu hose hari clôture ku rugo rwanjye. Rero nta soni bineye kubivuga, abyumve n'uyu munsi kuko ntago bishoboka. Haleluya. Amurugo amumugabo mana we mwiza ahantu hose, umwuka wera basobanure, sindi bujya muri detail, ariko yampaye umugabo mwiza ahantu hose hahandi abantu tujyanye gusenga abakobwa njya kumva nkumva barasenze. Ni ukuri ngo uyu mana uzaduha umugabo nk'uwawe Diane, kandi ubwo abayicaye hariya noneho hari n'igihe babisenga bazi ko ntabyumvishe, nkaza kumese biriya bintu wasenze Diane uvuga ni wowe. Hari uwavuye Iburasirazuba araza arambwira ngo Imana yampaye fiancé, ngo ariko yambwiye ngo Imana yambwiye ngo igiye kunyubakira urugo ngo nk'urwo yakubakiye, ngo naje kureba urwo yakubakiye uko rumeze. Murumva urwo rugo? Ndashima Imana narimo kubirataho kuko simbazi. Ndashima Imana yangiriye neza kuko ntago natinya no kuvuga ko n'ubukwe bwari bwapfuye. Ufite wumva atabyemera azambwire muzanire invitation, nabitse bihamya ndabifite, si byanteye isoni ibyo. Rero nta nubwo byantera isoni kuvuga iby'Imana yakoze kuko na Satani nawe yari yagerageje uko ashoboye. Haleluya. Ngezeyo ndashima Imana yampaye ibirenze ibyo nayisabye. Hari umurimbyi warimbye ngo nari ndimo ngenda numva abantu bavuga ngo Imana ikwiye gushima. Numva bavuga ngo uko umwaka utashye tujye tuyishimira. Numva bavuga ngo tujye tuzana amaturo tuyishimire. Ibyo bintu ni ukuri. Mujye muhaguruka dushima Imana kuko ngewe yankoreye ibirenze cyane ibyo yo nayisabye. Kandi nawe wicaye ukireba ukavana hasi ukageza hejuru wasanga Imana yaragukoreye ibirenze cyane ibyo wayisabye. Kuko hari ibintu usaba Imana ikakuzanira ibintu utigeze uvuga, ibyo ni ibirenze cyane ibyo wayisabye. Mana ndagushimye ko wankoreye ibirenze cyane ibyo nagusabye. Ko nuzi Kigali muri Nyarugenge, muri Kigali yo bambaje ngo utuye Nyarugenge, Kigali nkumva ni igitangaza gikomeye, kandi ni igitangaza gikomeye kuko ngiye ntabwo nari nkwiye, ni ukuri sinari nkwiye. Rero ijambo niyo basomere nkajya kwicara rihuye n'amateka y'ubuzima bwanjye. Nabonye Imana ihindura amateka. Mushungewe ndagukunda pe. Mama wirahwari ndamukunda nkunda wiri na Preze bose bari abana bose ko ari batandatu ndabakunda kandi nzakomeza mbakunde. Kandi hari umunsi ibikorwa bizaruta iki amagambo. Ndashima Imana yangiriye neza. Impamvu rero nshatse kubivuga ni ukugira ngo mbabwire ukuntu Imana ikoresha umuntu. Mwibaza wenda ngo ni ibintu by'imikino, ntabwo mwakoze ikosa kuza. Ngewe nuko naje kandi Imana ihindura ubuzima. Nari mfite naho nsengera ntashaka kuvuga, ariko mbona Imana impinduriye ubuzima ku ngoma. Twakubitaga ingoma turi nk'abantu nk'icumi, twambaye wenda za umoja na za bodaboda. Abamama barimo bakenyeye ibitenge n'umupira wanditseho ngo urunana. Twari babi dushonje, nta kintu dufite. Ndibuka ubwo twahererekanyaga igiceri cy'ijana kugira ngo wenda umwe abashe kubaho, sibyo? Dusengera ahantu hateye ubwoba, ingoma dukubita ingoma kandi tukaririmba tukuzura umwuka wera, umushumba agahanura tugataha. None barakubitamo ingoma imeze kuriya, sinabasha ngewe guhagarara kuko nzabana Imana yagiye igira ite idukura. Cyo ni ikintu kimwe nshimye Imana, kandi nshimira n'umushumba wagendanye nanjye. Ikindi nshimira Imana ngeze mu rugo, nacyo ngiye ndimo kuvuga ibintu ntateguye, ariko ndasaba umwuka wera ngo akore. Haleluya. Ngira nyambyara umwana muzima ari ndageze imyaka 5. Ndongeye ndagushimye Imana. Maze kumugeza ageze imyaka 5 ngiye kumuvuza inkorora, bata umwana arwaye umutima. Ntiwakwikanga. Kandi mbona koko nibyo. Ko ni kumubure umwana nyine abantu bafite umwana bose bahura bamuhanze ijisho arakora tugahanga ijisho. Satani nkubitira amako kana tumwana arwaye umutima. Nta kindi kintu natekereje. Nahise nikorera umwana wanjye. Mushyira umushumba. Hano mfite ahandi nsengera aho twasezeraniye. Sibyo? Ariko ni ya gahunda navuze ni nzamukurikira. Imana niyo yanjye, ni imwe dusenga ariko tujye dufatikanya. Ntabwo namaje nguriyo rwose nguye arahari. Nikoreye umwana wanjye ndambwira ni ndaje. Bampaye transfer yo kujya
sehashika n'ubwa mbere byari bimbaye mu buzima yaratarwa. Hari utuntu Satani aba yagiye agutsimbira ahantu ngo kazagusitaze wikubite hasi unapfe, ariko ntabwo azabigeraho. Nukurikira Yesu ukumva uramwizeye ntabwo bizakunda. Haleluya, haleluya. Nukurikira Yesu maramaje ukumva uramwizeye, ukumva niwe wenyine ubuzima bwawe burangiriyemo, ntabwo bizakunda. Ndakubwiza ukuri, ntabwo bizakunda. Nateruye umwana wanjye n'umugabo atabizi, mukubita kuri moto, njya kwa mushumba, namwe nti dore ngibi. Umushumba turasenga, arambwira ati ejo uzamujyane. Bari bambaye transfer yihuse. Umwana ufite imyaka 5 warakererewe, nakerewe sinari mbizi ko twamuvuzaga bamusuzuma ati ni sawa, ariko Satani yarambikiye ako kantu. Pastor arasenga aravuga ati uyu mwana uzamujyane, nta mutima bazasanga afite, ati kimenyetso dore ngiki, ati gusa koko yararwaye. Ariko iryo jwi nanjye nkumva naryumvishe rimbwira koko yararwaye, na papa wahari nkabona koko arabyemeza. Koko twaragiye tujya sehashika, batugeraho ntibiba byoroshye. Muganga arasuzuma, ariko mpagaze ku ijambo rivuga ngo ugiye kutubwira ko umwana atarwaye. Ubwo papa we yaje kunsanga kwa pasiteri, turasenga. Erega ibintu byose birangira mu gusenga. Yesu arakora, nubwo waba wicaye utari wasubizwa wumva ari ibintu bibi cyane, ariko Yesu arakora. Yesu ushaka gukiza umwana umutima. Muganga w'umutima w'abana sehashika akavuga ati mushime Imana ko umwana wanyu atarwaye umutima. Iryo jambo yararivuze mu matwi yanjye ndaryumva. Ati ntimuzagaruka aha, umwana wanyu ni muzima, sinzi n'uwabohereje aha icyo yashingiyeho. Ariko yari yamana yashakaga gushimwa. Haleluya. Yari yamana yagambiriye kutwereka ko nibikomeye ishaka kubikuraho. Ndabaha ibintu nka bine ijambo ry'Imana ryagiye rikuraho, nkabona niryo. Haleluya. Turataha umwana wacu ni muzima n'uyu munsi, ejo bundi yuje imyaka 7. Haleluya, ni muzima. Mana ishimwe. Ngira nyabaza kundoga nanjye, bise nabivuga gute sinzi uko nabivuga, ariko narongeye njya ku mushumba wanjye ndamubwira ni nako ntacyo namubwiye, nawe yarabibonaga byari byarangiye. Isaha yanjye mbese bayibase. Ndashima Imana ko uyu munsi ndi muzima kandi nta n'ikintu nzaba. Ijambo ry'Imana rirari. Reka dusome ijambo ry'Imana hano. Matayo igice cya 25. Wa musomye mwiza mfasha asome, ntabwo ndi bubisobanura. Umwuka wera n'umufasha w'ubuzima bwacu ambabarire abaganiriza. 25 yera ku murongo wa 31. Makumyabiri na gatanu hera ku murongo wa 31. Y'ubwiza bwe. 32. Amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanuwe nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Ngo amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Komeza. 33. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azazishyira ibumoso. 34. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwe ubwami bw'abatunganirijweho uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbahe muza kundeba. Abakiranutsi bazamubaza bati mwami twakubonye ryari ushonje
turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo kunywa. Kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika. Kandi twakubonye ryari urwaye, cyangwa uri mu nzu y'imbohe turagusura. Umwami azasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data, ababohereje bari hanyuma y'abandi, ari njye mwabikoreye. Urakoze cyane. Haleluya, haleluya. Mu by'ukuri iri jambo ntabwo rihuye cyane n'amateka amaze kuba n'ubuhamya, kandi nabwo ngiye mbuvugaho gake gake. Ariko muri ubwo buzima bwose narimo, hari ikintu nigiye mu buzima, kandi n'uyu munsi cyaramperekeje, ntabwo umugisha n'Imana. Ndumva ntashaka kubyiyererana. Umunsi umwe twari turi mu materaniro, ibintu byose byari ukwishyura. N'uyu munsi bari ukwishyura, mbese ibintu hanze no ukwishyura. Bavuga gutanga nkumva ndapfuye, ariko nkisaka sinaburaga ikintu ntanga. Haleluya. Ntabwo naburaga ikintu ntanga, ntabwo byakundaga. Ndashima Imana yari yarampaye ubwenge bwo gukora ibintu bishaka kumpa umugisha. Ni ukuri abantu barimo mutanzi wenda nimumenya muzabibona. Imana yari yarampaye ubwenge bwo gukora ku buryo nshobora guhabwa umugisha nta kintu nitaye. Nawe mfite igiceri nicyo natangaga. Umunsi umwe bavuga gutanga nta kintu mfite, nanga telefone, mushusi nayiguhaye. Nayo nta cyagendaga, ariko ngewe yari nziza kuri nge, ndayitanga. Byarankurikiye rero, ahantu hose ngiye mba numva natanga, hose ngiye mba numva natanga. Kandi Imana yarambwiye ngo uwo mugisha nawe nawukuye, kandi n'ubu ndacyawubona. Ntabwo n'umugabo wanjye arabizi, ashaka kuma wenda nk'ibihumbi 100 ati genda uhaye, nimugwa agasanga wenda natanzemo nka 50, kandi nkumva ntacyo bimbwiye. Akampa n'amafaranga ati genda wigurira imyenda, akajya kubona akabona nta mwenda n'umwe nagize gute naguze. Kandi nkabimubwira nahaye runaka ibi nibi, nahaye runaka ibi nibi, nkumva nibwo ngize amahoro. Haleluya, haleluya. Ntabwo ngiye kubigisha gutanga, ngiye ndimo ndavuga ijambo ry'Imana. Umwuka wera n'umufasha w'ubuzima bwacu, ibyo byose harimo umwe cyangwa babiri bazahabwa umugisha. Ni iki kintu kuko nabonye gikora. Ngewe nijoro niryo jambo ry'Imana somye, niyo mpamvu umushumba abwiye ngo ndababwira ijambo ry'Imana, numva nta kibazo ko numvishe byongeye bigarutse. Haleluya. Rero harimo imbaraga zo guhabwa umugisha cyane mu gutanga, kandi ntabwo birindira ubwinshi. Ngenya niyambura imyenda nkayitanga, ngasigara nta kintu mfite. Cyangwa se nkambwiye ni yakanzu wanguriye nziza, nayihaye runaka akambwira ati nta kibazo. Uwo nawo ni umugisha. Ni wa mugabo nyine yaje ahuye neza n'inzozi ntigeze nsaba Imana. Ni igitangaza kuvuga iryo jambo. Yaje ahuye n'inzozi neza ntigeze nsaba Imana. Ko ngiye nasaga Imana ibintu biri aho ngaho bihuye nibyo nabonaga abandi bafite. Ariko Imana irazikora ibyo ngibyo. Impamvu umuntu w'amahoro utagutuka. Imyaka 8 bura ni myinshi mu rugo pe, ni myinshi, ariko naragiye mpabonera amahoro. Inshuti zanjye zose ku murongo zibona amahoro, abavandimwe banjye babona amahoro, basigara bambwira ati none ushobora kuba wibandira na marayika. Ibintu bya marayika rero bibaho, ntazagira umuntu wabeshya. Musenge Imana, mukore, mwizere. Nimurangiza mureke gukora ibintu bijagaraye, mutumbire Yesu wenyine, niwe banze ryo kwizera ry'ubuzima bwacu. Bitinde bitebuke bizasohora. Haleluya. Bireke bitinde cyangwa se bitebuke, hari umunsi muzabona byarasohoye. Nge hari umunsi ntegereje kuzicara ahantu na pasiteri Papa Wiri, nge niko mweta. Hari ahantu tuzicara, kandi tuzayicarana ni mu bishaka. Atazabishaka muzarorere kuhaza, ariko hari ahantu tuzicarana, kuko hari ahantu nshaka kuzicarana nawe harenze aho nawe yigeze asaba Imana, kandi n'isezerano nawe arifite, kandi tuzahicara. Haleluya. Urwa n'urugero nawe ndana bibye bitinde bitebuka, ariko tuzahicara kuko ntago twari tuzi ko tuzahicara. Mwebwe murahicara mubona bimeze neza, mu makaro avanze gutya. Ni igitangaza. Nge ndabona ari igitangaza. Ndabona ari igitangaza gikomeye. Mfite mikoro hari agatuti, ni igitangaza. Pasiteri yambaye neza yajyanishije. Ni ukuri ni igitangaza. Bitinde bitebuke, hari umunsi tuzicara ahandi hantu
Mwuka wera arimo arahababwira abashaka kumva, abatashaka ntiyago bazaho. Ariko hari umunsi tuzayicara, uwo munsi rero bizaba bimeze neza. Haleluya. Rero iri jambo riravuga ngo umwana w'umuntu bwazazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Haleluya. Ngo amahanga yose azateranirizwa imbere ye, ngo abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Haleluya. Ngo nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. N'umwungeri ubwe uyu nguyu usanzwe ntiyifuza kuragira ihene n'intama zivanze. Afata ihene akazishyira hano, agafata n'intama akazishyira. Haleluya. Aravuga ngo umwami ngo intama zazishyira iburyo, intama zazishyira iburyo. Ako kantu murakumvise? Intama, twe turi intama ntabwo turi ihene. Haleluya. Ngo intama zazishyira iburyo, ngo ihene nazo zishyire hehe? Ibumoso. Ubwo azaba atangiye kuvangura, mube maso. Ngo intama zazishyira iburyo bwe, naho ihene zishyira ibumoso. Ngo umwami azabwira abari iburyo bwe ati abo nitwe. Haleluya. Abo nitwe. Ngo umwami azabwira abari iburyo bwe ati nimuze mwebwe abo data yahaye iki? Umugisha. Haleluya. Ngewe ndumva ndi iyi ntama iri iburyo, data arimo kumbwira ngo ngwino naguhaye umugisha. Uwo ni nge. Kandi uko tugenda twizera niko Kristo abikora. Haleluya. Haleluya. Ngo umwami azabwira abari iburyo bwe ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muraga ubwami bw'abatunganirijwe uhereye kuremwa kw'isi. Kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Izo ni intama arimo kubwira ziri iburyo bwe. Turimo kubyumva? Ariko turimo kubyumva twese? Abakiranutsi bazamubaza bati mwami, twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo kunywa? Kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika? Kandi twakubonye ryari urwaye, cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura? 40 rero harandyohera. Ngo umwami azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari hanyuma y'abandi, ari nge mwabikoreye. Haleluya. Hari ibintu dukora, iyo urimo gukorera umugisha ntumenye ko ari umugisha ukoreye, ugaca ku muntu wenda urimo kurira, ukumva umwuka arakubwira ati mubaze icyo yabaye. Haleluya. Cyo gihe ubaye intama, hari umugisha Kristo aguteguriye aha hantu. Nta muntu usenga kimwe. Biriya bintu ukora ukisakasaka, ugafasha umuntu, ugashyigikira umurimo w'Imana hirya no hino, ukumva ni ibintu biri mu mubiri. Nta muntu usenga kimwe. Hari umunsi umwe Kristo azagufata kubwira ngo ngwino. Haleluya. Haleluya. Hari ibintu dukora tukibaza ngo turimo turakina, ariko kwa Yesu nta mikino ihaba. Nta mikino iba kwa Yesu. Ntayo. Ukibabaza ukavuga uti wenda ishati nayikundaga ariko nyikuyemo ku bwa mwene data, ukavuga uti nari mbita amafaranga yandi 100 kuri konti ariko ku bw'umurimo ndaya. Nta muntu ujya ukora kwa Yesu akina. Hari umunsi umuzabona umugisha wigendera. Haleluya. Kandi umukiranutsi aratungurwa, agwa gituma akabona yikubise mu mugisha atarazi ko ari umugisha, kubera yuko uba warabikoze wumva nta n'inyungu rwose bigufitiye. Ni ukuri wumva nta n'inyungu, wumva ari ugushimisha wenda umushumba cyangwa se ari ukumufasha muri ibyo bintu bye yemeye, wumva utazi ibyo ari byo. Ariko hari umunsi umwe, reka mbabwire, ndashima Imana ko ari Imana ivuga yarangiza igasoza, aho umuntu agenda abona nta nzira. Imana ibizifite nyinshi. Hari umuntu ngewe turimo kuvugana aha ngaha uzahura n'umugisha, kandi uyu mugisha azahura nawe ntabwo ngiye, reka mbabwire, hari umugisha uzahura nawe kandi uzabyumva ko hari Imana yabikubwiye. Kandi ntabwo nkinnye, nta nubwo mvuze ibintu nabwiwe n'umwuka wera, arimo ndamuzi kandi nawe ariyumva. Haleluya. 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 Harimo n'uwemeye kugibwaho igisuzuguriro rwose.
ntawe usenga kina. Uyu muririmbyi yarabiririmbye ngo ntawe usenga kina, ngo kandi ukandagira usenga ntabwo ajya muhonyora. Bareke baguhonyore, bo bazi ko baguhonyora, ariko nta muntu ushaka kuguhonyora kuko ntabwo urimo gukina. Ibyo urimo Kristo arabizi, uri intama ye. Haleluya! Haravuga ngo azabwira n'abari mu musati nimwumva hondi mwabivume mwe mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Umwanzi burya nabagira abamarayika. Kuko nari nshonje nimwamfungurira, nari mfite inyota nimwama icyo kunywa, nari umushyitsi ntimwancumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari umurwayi no mu nzu y'imbohe ntimwansura. Nabo bazamusubiza bati mwami twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota, cyangwa uri umushyitsi, cyangwa wambaye ubusa, cyangwa urwaye, cyangwa uri mu nzu y'imbohe nitwagukorera. 45 nyikunda nkuko nkunda 40. Ngo azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mutabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari hanyuma y'abandi, nanjye mutabinkoreye, abo bazajya mu ihaniro ry'iteka, naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho. Haleluya! Yebaba we, umva Imana yacu ni igitangaza. Ibintu byose dukora ibitureba, iduhanzeho ijisho ku manywa na nijoro, iratureba, irakanuye gutya, iratureba ibyo dukora, irakureba uza ku rusengero, irakureba ibiri mu mutima, ahantu hose irahareba. Haleluya! Ahantu hose irahareba, ubyangu byemere, ariko ndashima Imana ko irimo kutureba naha turi. Ibyo dukorera bireba, ibyo tugambirira irabireba, uko tuvunishanya irabireba, uko tugambira gukora ibyiza ariko ntitubikore kuko twabyemeye bitatuvuye ku mutima, irabireba. Hari ibintu bidutegereje kandi ntabwo ari kera. Haleluya! Ntabwo Imana ikunda umuntu ukorera ku jisho, kandi ibyo narabibonye. Ntabwo ikunda umuntu ukorera ku jisho, ikunda umuntu ukora n'umutima, kavuga ati hano ndabona nkenewe, ukahahagarara kandi ukahahagarara gitwari. Haleluya! Yesu wenda gushimye kuri mwiza. Ikunda umuntu uhagarara ahantu gitwari, ntabwo ikunda umuntu ugenda ureba ngo byibuze se bambonye, byibuze se oya. Bikore bikuvuye ku mutima, ngwino wumva wishimye. Hari umunsi uzashima Imana, kuko iyi Mana yacu ntabwo ireba uburanga, nireba amasura, nireba igihagararo, kuko iyo iza kubireba ibyo bintu byose, yewe ntabwo baragiye kuntuza muri Kigali, muri Nyarugenge, ntabwo byari gukunda. Ariko soza kanongere mbasomere 34 ngo umwami azabwira abari iburyo bati nimuze mwebwe abo data yahaye iki umugisha, muragwe ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ubwo bwami bwaradutunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. 40 ngo umwami azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data bo boroheje bari hanyuma y'abandi, ari nge mwabikoreye. Na 45 no kwivuga. Haleluya! Haleluya! Ndashima Imana rero ko ari nziza. Ngewe nahisemo kujya nisuzuma, sinjya nkunda gutunga ibintu byinshi. Hari umuntu mbona kwivuga rega biragoye, ariko nta kibazo, reka mbivuge. Sinjya nkunda kuba numva wenda afite amafaranga menshi, nzi ko hari umuntu ufite ibibazo. Abo tubana kenshi barabizi, nabo baraza kuba bakurikiye, cyangwa se mugira n'amatsiko uze kumbaza, ndakwereka n'ibihamya. Ngiye mbafite n'ibihamya, mbifite. Sinjya nkunda kuba mbona wenda nk'umushumba wanjye, EDOUARD nawe n'umushumba wanjye, ni pasiteri wanjye cyane, wenda mfite uko mbigira mba numva narwana kugira ngo mbone wenda hari ahandi hantu Imana imugejeje, kandi n'ubu ndacyarwana. Haleluya! Kuko mba mbizi ko Imana itanga umugisha ku muntu wakoze. Imana itanga umugisha ku muntu wakoze. Nagiye nikuraho utuntu
utwo nabaga mfite twa hafi ya natwo nkadutanga, Imana igenda inyongera utwo gutanga turagera duhinduka ibintu byo gutanga, kandi twahaye ari utuntu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuko ntawe nzi ko ngiye wenda kubona 100 byari ikibazo, kandi n'ubu ndimo ndapanga ibyo gutanga. Muri uyu mwaka ngiye nzatanga kenshi hano muri Rusengo, kandi ndabivuga nkanabikora, n'ubu nzabikora. Haleluya. Natangiye ari utuntu, ari ibiceri, rimwe na rimwe ibiceri bikabura, nkumva ndababaye. Burya nubona bagiye gutanga ukabona wari ufite igihumbi, kumva ntibinakubabaje kuba utagitanze, uracyari munsi y'umugisha. Ukumva icyo gihumbi ntibikubabaje, ukavuga uti nicyo ngiye gutaha, mukumva ntibikubabaje kuba utagitanze, aricyo cyonyine wari ufite, uracyari munsi y'umugisha cyane, uracyari kure. Ariko ngiye nafataga ibiceri byanjye nkabitanga, n'ukuri byari ibiceri, nkabitanga nkumva ndishimye, nkataha n'amaguru, natahaga na kure cyane. Tukagaruka kwa kabiri bikabuko, ubundi naza none amasharupe twayakuragamo, n'amatelefone, n'amasaha ndabyibuka. N'amasaha rwose abantu babaga bagakuramo, mbese umuntu icyo yari afite. Ariko ririya shyaka rya kera ryari ryiza pe, n'ukuri ndabakumbuza ngo twongere tugire ishya, kuko twahaboneye imigisha abantu b'Imana. Abantu bose twari kumwe icyo gihe, Imana yatugiriye neza, n'umushumba arimo, kuko mbabwiye ubuzima bwe. Ngiye nabonye fiance ajya mvuga, nanjye reka nze muvuge. Nabonye fiance yaramuhanuye, ngiye nta nubwo nanze umuntu tuzabana, ariko yaramushushanyiraga nkumva simuzi. Arambwira ati none ugenda ucisha munyereka abantu nzakubwira uwo muzabana. Mweretse uwo mugabo tubana bwa mbere, arambwira ati nuriya, ndabyibuka twari turi mu butayu. Mbwira uwo mugabo wanjye, ndambwira nti rero ngiye gusenga, nuza kuva mu kazi ubuze kunsanga mu butayu. Ariko pastor yarambwira ati nimubona ngiye nzahita mumenya. Ese ubwo mutiziritse ku mushumba ngo abafashe, simbizi, ngiye nzakomeza mwizirikeho. Twari samuduha, umugabo araza, uwo mugabo twari tuzabana araza, ndamuyobora kuri telefone, aturutse hari pastor arambwira ati nuriya, mwumva amakuru we. Haleluya. Arambwira ati nuriya. Pastor nge nawe dukomeza turebana, baseburane we. Arambwira ati nuriya, kandi umugabo ntagucika. Ati ngiye nkurikije iby'Imana yambwiye, kandi yaramuzi, ni n'ubwa mbere bari bahuye. Ati nguri umuntu muzabana, ngiye nabibonye ko ari uriya, ndanabikonfirmye ngewe n'Imana yanjye. Sibyo? Turabana kandi tubana mu mugisha. Rero icyo gihe natanga gutwo ducere utuntu duto tugeraho mbana n'umugabo, rero nangira gutanga ibintu, nangira gutanga inote, nangira gutanga amafaranga agaragara, nangira guha abantu hirya no hino, kandi nabyo ntabwo nzabireka. Imana yacu rero ni igitangaza, ngiye kuyivuga ngewe, wenda cyo kora singiye kuvuga ngo bwakwira bukanacya, ariko nayivuga nko mu masaha 6 naraceceka, kuko nabonye Imana yambika we. Imana irambika we, irambika. Imana iragabura we. Imana itanga abana. Ubu mfite abana 4, mfite abana 3 banjye nabyaye. Uwo mwana nawe nafashe ni kwa kuvuga ngo reka nkorera iki umugisha. Nkigera mu rugo gutya, mbwira umugabo ntako numvaga nzarera umwana pe, nawe nsanga aramwe ati ngewe dore nanabyanditse. Ati uwo mwana rero tumushake. Twamfashe uwo mwana aza ari umukobwa, tumaranye amezi 2 tubanye, ari imfubyi. Uyu mwana turacyabana, uyu mwana tubera umugisha. Icyo kintu muracyumva? Turamurera tutarabyara, natwita ngewe. Araza turabana, batangira kunyita mama Keria n'uyu munsi. Ndamufite hano kuri telefone. Haleluya! N'uyu munsi ndamufite, nitwa mama Keria. Aho nsengera ni mama Keria. Aho ntuye muri quartier ni mama Keria, ku kazi ni mama Keria. Ubageje imyaka 14, ko twamufasha afite imyaka 6. Mushumba aramuzi. Ngeraho Imana impa umwana w'umuhungu wanjye wamvanye mu nda. Haleluya! Araza ubungiza abahungu 3 ubona kuye mu nda. Haka Imana irambye ati naguhaye umukobwa. Umukobwa uramufite. Ntabwo nari nzi byarimo, numvaga ari imikino. Namufashe numva ari imikino. Ariko nanjye gusenga ahantu bati utwite umwana w'umuhungu kuko umukobwa naramuguhaye. Habwirwa n'umuhanuzi utamuzi utaranamubona. Nanjye gusengera ahandi Imana iti mukobwa uramufite. Hagatima kagavuga ati ni wa mukobwa nyine ntakwiye mu nda, ariko Imana yagize ite? N'uwanjye banyita mama Keria.
ubwo mfite abahungu 3 n'umukobwa umwe nitwa mama Keria. Uwo mwana tumuboneraho umugisha, umumubonye nta nubwo mwakwemera ko tutamubyaye. Gusa abantu barambaza bati ko kuruta cyane ntariko mugendeye mu myaka namubyara. Namubyandi mutariko nuwanjye. Ku ishuri bwo yageze muri interna nta nuwamenya ko atagira nyina, nta wabimenya. Turarwana. Umwana se neza nk'abandi. Umwana yambare neza, umwana yige heza n'ukuri. Tubikorera nkuko dukorera abacu kandi ntago ari ibintu biba byoroshye. Hari abantu nzi batunga abana batabyaye ntibabibuke ko bashobora no kurya. Ariko abahungu banje barambwira bati tujye gusura Keria, bazi ko ari umuvandimwe wabijana kwijana. Niyo umuntu aje akambwira ngo akakanyugesha abana 3 bahita bihugika hari abakarira bati subu Keria kuki atamuvuze. Urumva nkaza kubwira uwo muntu ati arijwe nuko utashyizemo Keria. Rero nabonye Imana ikunda umuntu utanga ufasha abantu mu bushobozi bwayo buke kandi ntuzarinde kubona ngo amakonte ngo yuzuye. Oya, nuwo mwenda wambaye Imana yaguheramo umugisha kandi ukabyumva muri wowe. Ndashima Imana muyimera icyubahiro ko ari Imana nziza. Ndumva nshaka gusenga nyishimire iby'imbaraga yakoze ku buzima bwanjye, iby'imbaraga yakoze ku buzima bwawe, indwara yakijije. Haleluya. Merutse kurwaza muzehe araremba ariko ni Imana ikiza kanseri. Nanjye nabihagarara. Ndagushimye kuri Imana ikiza kanseri. Ntabwo muzehe yari gukira, ariko twagiye gufata ibisubizo ku wa mbere baratubwira ati turebye turabona aho twabaze, turabona nta kanseri kiri mu buzima bwe. Haleluya. Ni Imana ikiza indwara yose waba wumva idashaka. Reka mbabwire, iyi Mana niyo yonyine ishaka gukora ikintu kikagucanga. Nta muntu ngiye nkorera ikintu ngo numve kiranjanze uko wabusa kose, uko wabambaye kose. Dore Kigali turarwana ngo duse nta kintu cyancanga. Kuri wowe nta na kimwe nkubwije ukuri. No kuba ari hanze, no kuba ari mu mabira akomeye, no kuba yembwa amaza miliyoni zingahe. Nta muntu wankorera ikintu cyangwa nta muntu wambwira ikintu afite ngo numve kirancanze, kuko ndabizi ko Imana igikora ikintu ngewe kikancanga. Niyo yonyine ishaka kunkorera ikintu, niyo yonyine ishaka kunkorera ikintu nkumva kirancanze, nkacanganyukirwa. Twimuka pase mbabarira pe, ndumva byambanye byinshi. Twimuka Imana yankorera ikintu numva kirancanze. Ntazagira umuntu ureba gutira mukobwa ndumva nshanze, ndabona sukuntu gucanganyukishije, kuko ndubona yishyizeho ibintu birenze, ashaka kubyishyiraho inyuma imbere nta kintu kirimo. Ntazagira umuntu gucange, nta muntu wancanga kandi akubwiza ukuri. Nushaka ubahembwa miliyoni 100 nibikureba nta kintu cyancanga we. Use mbibabwire gute? Yesu niyo wenyine ushaka kunkorera ikintu nkarara nkanuye gutya ngo nacanganyukiwe, kuko nawe nyabikora mu buryo butangaje we. Nta muntu wankorera ikintu ngo numve kirantangaje buriya ntawe. Dore ngira umugabo ahora nk'ibintu birenze, nkumva birarenze bitewe naho Imana yankuye. Kuri wowe wenda ntibirenze, ariko kuri njye hajyanza nanga gift nkavuga ni ndumiwe. Umwana wanjye yarafashe telefone yanjye, ngiye kuvuga nanjye bwo nk'abakozi b'Imana, akuramo pochette. Ntabwo ari nziza cyane kuri wowe. Umwana wanjye w'imfura w'umuhungu ngo Shami arifatagera atya ati mama nk'ubu kuki udashimira papa ati ba telefone nawe yarakuguriye. Iryo jambo muraryumva? Numva birandenze, numva ni Imana ngiye kunyibutsa ko inkorera ibintu byonyine nkumva birancanze, kuko nta wundi muntu wari kungura telefone atari Yesu ufashe wa mugabo ngo imume. Yari kuma umugabo utayingurira, ndabizi uwo yari ngewe. Yari ko umugabo rwose udafite ikintu anyitayeho kandi nkabyakira nkumva nta n'ikibazo. Ariko Yesu wenyine ni ushaka kunkorera ikintu nkumva kirancanze we, nkumva ndacanganyukiye, nkumva nambaye ubwiza bw'Imana. Dutangira kubaka inzu, inzira hagarara, ihagarara imyaka 2, ihagararira ahantu utanayijyamo ngo uyibemo idakinze nta birahuri. Murayumva iyo nzu? Murayumva oya iyo nzu murayumva cyane? Ntabwo muyumva. Inzu ihagararira ahantu utayibamo kandi kamara imyaka 2 yarahagaze, kandi ushaka we kujya mu nzu yawe urimo kubaka bikanga, ugasigara no kubona igihumbi ari danje ngo ugurira abana umugati.
kuko wenda wafashe umwenda uyizamure utazi ahantu bizarangirira. Ibyo bintu murabyumva? Ibyo nabyo cyakoze numva birancanze, ariko mu mutima numva ndikomereye. Mpamagara umushumba ndamubwira none ibi ngibi ndabona bikaze, ngwino turajyana yo ngaho mu murenge wa Kigali mu Gihangari tudafite n'ahantu ho kwicara. Ariko numva njyewe wundi ibintu bincanze, mba numva y'Imana yakoresheje umushumba ikamubwira ngo Imana izakubakira urugo, izaguhindura amateka, izakugira umubyeyi. Mpita numva ijwi rimbwira ngo uko yari iri cyagiye n'ubu nikwiri kandi niko izahora iri iteka ryose. Iyo numvishe iyo telefone, iyo numvishije iryo jwi, mpita mfata telefone nkahamagara umushumba nkamubaza ni urihe. Uko niko mbigenza iyo ikintu kincanze muri iyi si, ko ari ibintu byawe biducana. Ndavuga inti y'Imana ya 2014 na 5 uko yari se yaba yarahindutse. Ijwi rikambira ngo hoya ongera. Ese yamukoresheje nibona yamuvuyemo, nkumva ntiyamuvuyemo ko ndacyamubona imukoresha ibitanga. Amazi nturihe arabizi, njya kumureba mu buryo bwa express. Mbwira umugabo ntibi rero bigomba guhinduka. Pastor tugomba kumujyanayo tukicara hasi, niyo foto Imana ikayibona igahindura amateka y'iriya nzu. Ndashaka kuyijyamo. Kandi umugabo akambwira ati nzafata miliyoni 1 tuyikinge tuyijyemo. Nkamubwira nti hoya nzajya mu nzu yuzuye ngewe. Twari dusanzwe tuba ahantu heza, nkambwira nti tuzava ahantu heza tujye mu nzu itagira amakaro, tujye mu nzu. Ndabimubwira nkabona ariturije, kambwira ataye abagore. Ariko nabivugaga ko nanimbizi ko nayo gukinga inzu nayafite. Iyo yabona akayikinga nari kwemera, ariko kuko mbona nayafite nanjye nkihagararaho ku mutima nkabwira Imana nti nutanga y'inzugi uzatanga n'aya makaro, utange n'aya marangi ku mutima. Hanabyandika nise ahantu uzakura miliyoni wa Mana we ntiwahakura yo gukora ibyo bintu byose. Mpamagara umushumba tujyayo na mama pasteur tujyanayo, tubura naho twicara turasenga. Pasteur arasenga we uri arasenga, njyewe yasenze nubwo ntasubizwa, ariko nta numva umugundo wanjye w'ibyifuzo ndawujyana. Iyo twasenze arasenga aravuga ati muzajya mu nzu yuzuye ntamina. Ati ntimuzigera mujya mu nzu tuzuye ngo kandi Imana ifite inzira. Ndabifite mba narabyanditse ngewe, ndabyandika rwose. Ati iyo nzi ko ndihure nawe tugasenga, mba mfite ikayi n'ikaramu nkabyandika byose, njya mbikesha amaso we. Nkavuga nti ariko Mana we uhabwe icyubahiro, uhabwe icyubahiro, uravuga ukanasohoza. Hari n'ibintu Imana ibasohoreza nimubyibuke kuko ntabyo muba mwarananditse. Do nukuri ntabyo muba mwaranditse, kandi Imana ikaba yaragukoreye ikintu wewe waracyanditse waragisabye wumva ari ikintu cyoroshye, Imana ikagikora. Yagikora ntubyibuke kuko ntabyo wanditse. Ibintu si Imana yakoreye mu myaka 10 wabyibuka tutarabyanditse, ariko ngewe Imana yankoreye mu myaka 10 njya ncisha amaso. Aho niho ubanira ko Imana ifite imbaraga, kuko iyo yambwiye ngo nzakubakira urugo uzaba utuye mu nzu. Ngewe yarabimbwiye umushumba, arambwira ngo uzaba utuye mu nzu ngo y'umuryango ngo ifite inzira 2 zo kwinjiriramo. Iyo nzu ndagenda nsanga niko imeze, nawe naga babyibuka. Ninjiraga mu muryango umwe, abandi binjira mu ndako, twese tuba mu nzu imwe kandi y'umuryango. Narabyanditse nabyo nzabibereka. Nabyanditse 2014 mu kwa 12 nsanga nuko nguko bimeze. Haleluya! Turasenga Imana amubwira ngo ratubwire ngo Imana izavumurura amafaranga ngo twubake inzu mu buryo bwihuse tuyijyemo. Nareba amadeni umugabo afite none yo kuyafata ngo twubake iyo nzu. Nanjye narihagazeho ntuzafata amadeni ubaka inzu uzasigare wishyurira abana, nanjye urugo nzaruheka. Guheka urugo ntangiye kuruheka bigeze hagati biranga, mbona birafeirinze, none asigara hetse urugo none inshuri igihombe. Pastor avuze gutyo ndizera, njye Imana ivuze ndizera. Nashaka ambwira ngo uzatwara indege ndabyizera. Twaragiye tukomeza dusengera muri ibyo bintu haca amezi umunsi umwe. Haleluya! Umunsi umwe ntago ndimo kubasetsa, ndi kubabwira ukuntu Imana ikora kandi irakora. Yesu we irakora. Umunsi umwe bwakeye ndimo kurira, ndarira nayo nagira ikibazo n'umuntu ambwira ati wowe uri umukire, tugira ibibazo ntudufasha. Kuko iyo minsi twari dufite kirizi wacu, reba ibibazo uko bimeze, ntujye uduha amafaranga kandi ubu yafite kwa Beni mugira amafaranga. Umuntu mwaranshocomera numva ndababaye, nta mafaranga dufite. Hajyana n'abana dufite amafaranga, akumva kumuha 10,000 ni ibintu byoroshye, kandi we wabuze n'igihumbi kikugeza. Nibyo byari byambayeho. Nirirwa ndira hari kwa 3 sinzabyibagirwa.
umugabo nawe adafite amakuru y'uko azabona amafaranga ashobora kumwuzuriza iki. Ariko Yesu we ndakwibutse warakoze, ndabyibutse warakoze, nirirwa ndira. Buriya hari umunsi wakwirirwa urira ariko ukarara useka. Ibyo bintu bijya bibaho. Njye nari nzi ko iyo babivuze abakozi b'Imana baba bavuze umugore utwite ngo ko yakwira ndafite umwana mu nda bugacya yabyaye. Njye nibyo nahitaga ntekereza oya, hari umunsi ushaka kwirurira bugacya useka, kuko uwo munsi sinari nzi ko yatahana inkuru imbwira ati burya ntago ndi bubashe kurya. Yari yiriwe ubusa asenga, hari kwa gatatu niba atari kwa kane yirije ubusa. Iyo yirije ubusa kenshi nijoro ndateka kugira ngo aze kurya neza. None hatashya ambwira ati burya ibyo biryo simbirya. Ese habaye iki? Ati sindya. Ese none yagize ikihe kibazo? Ubundi ni umuntu w'umunyamahoro. Ati ntago rya ariko akabivuga seka. Ngiye kubona mbona gihanze yitaba telefone. Ubundi ni umuntu iyo turi kumwe adashobora kwitaba telefone wapi umwanya munini. Ariko ajya kuri telefone numva nanjye singiza amatsiko ndabwira bura ni iby'akazi. Aritaba. Ariko numva araseka cyane. Ngeze abanyamatsiko aranyica. Ariko numva ntacyo bimbwiye. Aje arambwira ati sindya. Ati burya nabonye amafaranga menshi. Ntiwabonye iki? Amafaranga menshi. Buri inkuru nziza ziraryoha, ndazibifurije. Haleluya. Nanjye numva kurya birananiye. Twari dufite umushyitsi. Abo none umushyitsi aracanganyikirwa atangira kurya wenyine. Yari ubugari n'isosi y'inyama nge sina nabikunda ariko natangiye kubikunda kubera umugabo. Umushyitsi arya wenyine, umugabo mbona ntariye. Umushyitsi nkajya numva nambwira ntitaha. Kubw'amahirwe nawe mbona byamucanze ibereye aho arataha. Twamugejeje aho hafi. Ndambwira ntibyagenze biti. Ati mbonye amafaranga. Imisangahe? Ati ngiye ntabwo arangeraho. Ariko runaka bamuhaye. Ndavuga ntubwo wowe. Ndambwira ati ngiye nkurikije. Ntinziruzura. Ati nziruzura. Hagati aho nari mfite ikintu cyiswe amadeni. Kubera gukora business aho nafataga ibisi nishyure ko namenyere ko bampa nkishyura noneho bitangira kwanga. Hari gihe byanga bitangira kwanga sigara mfite amadeni we ahantu hose. Bimwe mushumba yavugaga nkajya mbona mfite amadeni ateye isoni. Bene na chance bararimbaga ngo nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi ngo nkarebera mu madirishya ngo ndeba abandi batamba. Ubu yari ngewe nakuvuna Imana yishyuriye ideni nkavuga ni se bibaho. Nkarebera amadirishya abandi batamba. Nkumva ubwoba. Bisi ibintu nkabona noneho icyo cyumva kirananiye. Umunsi umwe nsigura uruhinja rw'ibyumweru bibiri mu rugo. Njya kureba umushumba mu mujyi. Sinaje. Yari kumwe na Aroni. Burya nanje kubwira umushumba amadeni yanjye. Na mwari kumwe. Nsize uruhinja rw'ibyumweru bibiri. Ndusigira mama. Ndamubwira nturabizi ngiye muri control. Mama sati yiki ko batanda kubaza. Ningiye muri control we sigara ruhinja. Mbaza mushumba ati uri he? Ati ndi mu mujyi ntaho Imana ishimwe. Nari n'Inyamirambo icyo geje ubundi. Mpita mfata moto. Buriya niba udafite umuntu uzagufasha kwikorera umutwaro wawe ngo agushyikirize kwa Yesu wanamutse, uracyari munsi y'umugisha. Niba kandi waremeye gukurikira umushumba wawe bikore bivuye ku mutima kuko birakora. Namusanze mu mujyi ari kumwe na Aroni amushyira ku ruhande gatoya. Ndarira wenda mwe ntimushu ndapfuye noneho. Mfite amadeni mu rundo ni none ndabona nta gacu. Hari igihe ubona nta gacu. Icyo gihe umugabo wanjye nta n'uwari uhari. Ndambwira nti azi make andi ntayazi. Ni none mfite n'ubwoba bwo kumbwira ibi bintu. Ko naracuruzaga nabaga nzi ko nzishyura none business irinze irangira nishyuye. Urumva ntari mfite ikigeragezo. Haleluya. Mushumba arambye ati genda ukora ibi nibi aransengera naha numva amadeni yishyuye. Umugabo azabona none mfite morale. Ayo mafaranga yaraje. Ko mushumba yangira inama yo kubikora. Ndabimubwira ambye ati wagenda umubwira ibyo utamubwiye n'ibyo utamubwiye byose. Kuko amafaranga hitaza. Ese buri amafaranga yaza ntaramubwira ibyo bibazo. Nayo kumubwira ibibazo amafaranga yaje. Shaka umuntu niba n'umushumba wantu utamwemera shaka umuntu uzagufasha kwikorera. Ntabwo wenyine wabyishoboza. Hari aho bigera tugakenera umuntu dukubita umugongo. Akakubwira ati Imana irabishoboye. Ibyo bintu bijya bibaho ntabwo wenyine byakunda. Kandi niba uri na hano ukaba utabikoze neza nabwo ntibizakunda. Ntabwo bizakunda.
ntabwo bizakunda, ntabwo wenyine uzagiza ngo wicare hano basenge utahe bibe ubuzima, ibyo ntabwo bizakunda we, ntabwo bizakunda. Niyo mpamvu yadushyiriyeho biro, ngewe njyayo nk'amazi nti twabonana, kandi ndamwubaha cyane arabizi, sinshaka kumuhamagara mu buryo buri aho bubonetse bwose, oya ni kuri gahunda. Nanjye nkamubaza ntibyakunda ko twabonana, ati saa 8 turabonana, iyo saha habura iminota 10 simba mari, sinshaka kwica isaha mari. Kandi niba ngiye nkasanga afite umurongo w'abantu, ndabyumva yuko ari mu nshingano ze, ndarindira ninagerwaho nzagerwaho butaha, kandi singenda mbabaye, singenda numva ari iki wenye gahunda, oya ndasubira mu rugo nzongere mpanga undi munsi kugeza igihe tubonaniye kandi tukabonana neza. Haleluya. Ibintu byo kuba wenda yamaye gahunda ndagiye simubonye, yambwiye ngo nze kuza ngo nsengere, ntacyo atansengeye, uri muri ivuna barimo arakorera Imana kandi arakomeje, kandi naho Imana yagambiriye kumugeza izahamugeza. Haleluya. Amafaranga araza, umugabo ati ufite ibibazo, nti ni amadeni, ati mbere y'ibindi bintu byose fata amafaranga wishyura. Narishyuye kugira ngo mbumishe kunana amafaranga yaje ari menshi, narishyuye ngewe narishyuye amadeni ngeza muri miliyoni 5. Iyo Mana yari yakoze cyangwa ntago yari yakoze? Ntago twari tubizi, ni cya gitangaza Imana igira gutya ngo pyu, ifite inzira nyinshi zirenga ibihumbi. Niba ubifata nk'amateori, ngewe mbifata nk'amapratique, n'akazi kawe. Icyo nzi cyo ma ufite inzira nyinshi zirenga ibihumbi, muri izo nzira wongera unkoreremo n'undi muntu kwizeye. Imana yari yakoze cyangwa ntago yari yakoze? Nahamagaye inshuti yanjye imwe, ndayibwira ntibitewe n'ikintu Imana ikoze, kugira ngo mutazajya mwumva ari imikino. Ntibari babizi inshuti zanjye, ntibari bazi amadeni mfite, n'abavandimwe ntibari babizi, ariko Imana ikoze jya uyihamya. Ni kugira ngo mutazabifata nk'amadeni, nk'ibintu by'ibipapira. Ngwino merekeze amafaranga miliyoni cash, ndabikuza cash, nkajya ngenda mpera ku murongo, ndi kumwe n'inshuti yanjye yandika. Ntabwo twazanye, sinanzi ko ndi buvuga ibi bintu, ariko kubw'izina ry'Imana ndabivuze. Akajya agenda yandika, tukajya Kimisagara nkabaza umuntu bite uri he, hari n'abatari bazi ko nzabishyura. Uhabwe icyubahiro Yesu, warakoze, uhabwe icyubahiro. Hari abari bazi ko ntazabishyura gusa, barangiriye mu bati yari inyangamugayo, yahuye n'ibibazo. Namuhamagaye akibaza ngo nje kumusuhuza bisanzwe, akabona nkuyemo miliyoni, akira na gift, nkamwishyura ndi hariho na gift. Muri izo miliyoni 5 habaga hariho kwishyura gift. Ni ukuri najyanye n'inshuti yanjye twa Solange, mama Beneta umushumba Ramusi. Namwe ni nagwa ari inkuru, burya nayo ifite amadeni ameze gutya, ariko kugira ngo murebe ukuntu Yesu akora nubwo utarasubizwa. Ngwino guhera saa 2 za mu gitondo nishyuye nk'akazi, nkajya Kimisagara, Kicukiro, Igikondo, nishyura yandika. Twarateranyije dusanga 5 zibura ibihumbi 100, mbitana ku mufuka, njya Nyabugogo nako ngurira abana banjye imyenda, ndazamuka. Yesu yari yakoze, wari wakoze, aho uri mu ijuru byumve. Ndishyura we, icyo gihe narasinziriye. Burya ideni ni ikintu kibi, Imana ibakureho amadeni, Imana ibakureho imitwaro ibaremereye ku mutwe. Ariko nari nkwekoreye bucece, ariko narawubikije umushumba. Namwe ni burya ubwo mbona ndaremerewe n'amadeni. Ikintu se kirakuremerera ukaryamana mu mutima, wowe wagishobora? Wowe washaka kwishyura amadeni angana gutyo? Washase kuya? Ariko iyo nabihaga umushumba cyangwa iyo mbimuhaye, mpita numva ibyo bintu atakiri ibyanjye, mpita numva hari undi muntu. Burya abashumba baragowe, niyo mpamvu nutamukunda n'ukuntu yagowe uri muri shyiraho urubanza. Ibyiza kandi ngiye kugira inama ikomeye. Ibyiza kugira ngo ushyireho umutwaro kuza hano wumva utamukunze, bireke. Ihamira iwawe mu rugo, wikwishyira, wikwisukaho umuriro, wikwirahurira amakara yo kuza kumukinisha, kuko baragowe. Niba ngewe ndi umugabo wo kubihamya, iyo nje nkamubwira inti mushumba mfite amadeni ameze gutya, nta numva ayasigaranye we n'Imana, kuko aba yansengeye akanambwira ngo Imana irambwiye ngira kwishyuriye. Nkajya mbwiye se Mana, se wabibwiye pasiteri? Ese waramubeshye? Urumva icyo kintu? Ese yavuze ibintu utamubwiye? Wimukinisha. Ibyiza byihorere, ujye kureba abandi bantu ukinisha. Hari ahantu aba bantu ntago ari abo gukinishwa, nabo kubahwa. Niba tudashoboye kububaha,
niba tudashoboye kububaha ngo tubikore uko bikwiriye ibyiza nge niyo gahunda nafashe niba nashoboye kumubwira ibyiza ngo muhanagurire izo nkweto mutekera rye ibyiza ndabyihorera arabizi nawe hajya ahantu nkihugika amezi menshi ariko byibuze nkazaza nzanye inkuru nziza kuko uri muri ishyiraho urubanza rubi rwo kumuhwihwisa hirya no hino hoya byibuze ntunamuhwihwisa mu ibanga mu cyumba cyawe uramuhwihwisa ahantu hagiye hatandukanye uri muri ishyiraho urubanza kuko iyo nkuru nziza yatashye iwacu itaha iwacu tubaka inzu reka mbasetse twubatse inzu nyuma yo kwishyura ayo madeni twubaka inzu iruzura kugera kuri porotaye n'amapave amafaranga yashize ngira ngo ariko nabwo twararangaye ariko Imana yari yagambiriye ko byose biba ari ukuntu imibare tuyikora nabi Imana yayikoze neza twe tukayikora nabi ariko yari yiranje ku buryo bihwaniramo amafaranga ashira igikoni kitagiyeho wenda n'ikigega murumva ibintu byasigaye birasekeje ngo igikoni ngo ikigega cy'amazi hari n'ahantu hanze hato hadasakaye ku karyango ko hanze ibyo nibyo bintu byasigaye mbwira Imana nti uransekeje ariko ndayibwira nti nshobora kuba narakoze n'umubare nabi kuko ntabwo wigeze ugambira gusiga bino bintu wowe mu bana bwawe ntiwabigambiriye ariko umbabarire nakoze umubare nabi ariko urumva haba haciyemo utundi tuntu twinshi mbwira Imana nturansekeje turimuka kambabwira Imana ishaka kugutinza ukabona wowe uratinze kuko twe twabonaga iyo nzu nageze namwe se tuyigurishe se ariko wapi ariko Imana iza gukora express bwakeye ndira nabibabwiye narize kubera umuntu wambwiye ibyo bintu ngo nanga kubafasha ibiki n'ibiki ni inkuru yo guseka nijoro ndaranseka amateka y'ubuzima bwacu arahinduka haleluya kandi mushumbi bya bivugiraga rimwe no kuvuga reka mbabwire ibintu bitatu yatubwiraga twarihebye nta kintu tugira yaratubwiraga ati inzu zuzura muzayijyamo yuzuye tukikiriza tukizera ariko tukabona nta nzira akambwira tugiye gutwita umwana w'umuhungu azababera umugisha mukimugeza hano kuri iyi si papa we yuriye indege atangiye kugenda tutamina ariko tukabona nta nzira yaratubwiraga ati uyu mugabo Imana igiye kumuhindurira akazi twashimye Imana ubu ndimo ndabisubiramo kuko mwuka yategetse twarayishimye umwana yapfuye kugera ku isi yahageze kwa gatandatu ku cyumweru papa we yuriye indege aragenda hari igihe Imana iguha umwana akakubwira ngo uyu mwana akubereye umugisha umwana bari uw'umugisha Imana iduhindurira ubuzima Imana iravuga igakora reka nsoze nsenga nyishime mu isengesho kuko nabonye Imana ikora ibirenze cyane ibyo nayisabye umuntu wumva wizeye ko Yesu ashobora gukora ibyo yarenze mureke dusenge muhaguruke dusenge dushime Imana niba udafite ibyo wayishima kuri wowe bitaragwira ukumva ntibiragwira ariko ukumva ufite umwuka wera w'Imana shima Imana ku bwanjye ko njyaho ibayigejeje ndayishima kandi nabanye ko gushima Imana ku bwa mugenzi wawe Imana yatabaye ibiraho hafi niba nyishima ngewe ko yangiriye neza iri hano nawe yakugirira neza na cyane ko yakugiriye neza dushima Imana Mana ndagushimye kuri mwiza uri ibyiringiro by'ubuzima bwacu we uri inshuti twarakubonye uri byiza uri mwiza Yesu we twarakubonye uravuga bikaba twarakubonye urategeka bigakomera twarakubonye urinda ijambo ryawe ibihumbi we twarakubonye uhindura amateka we twarakubonye Mana twarakubonye dushingiye ku byo twabonye ukora mwana dushingiye ku byo wavuganye natwe ukabikora dushingiye ku burwayi wadukirije abana we dushingiye ku nzara wagiye ugaburira bamwe muri twebwe dushingiye ku bintu byinshi tuguhaye icyubahiro warahabaye ntitwapfa warahabaye ntitwapfa warakoze warahabaye ntitwakorwa n'isoni turagushimiye ku by'imbaraga wakoze mwana warahabaye turagushimiye
kubw'ababyeyi wibutse turagushimiye, kubw'abagabo wibutse turagushimiye. tutabonezira n'agacu ko guhinduka tubona, ariko nta nzira twarayibonye, nta cyerekezo tureba twarakibonye, nta buryo twabonaga twarabubonye. Naya maseto la zandarake rima la zendara maya dema ya shande makosa riba bashenda razo eri mashandara zekayama beni marazende yama beni washanda razeke yama eri baba seko ya mashandema eri banda razande kolaza la keketema peno ne masanda rakesha ndemaiwa ori baseto tala zanderewa bila baya sode wa yasha eri masendeko shadebo maladone mayashai eri baba seke taya mama barazendo newa shado lazali uracyakora uracyatabara uracyasubiza turakwizeye tuzamuye icyizere imbere yawe turacyagutegereje turacyafite icyizere cy'ibyo wakoreye abandi natwe uzakomeza ukora ugiye gukora ibindi ugiye kudukoraho